arakubwira ngo vaya hondi nakugirira impuhwe nakuruhura wongere wihane. Amaraso ya Yesu aracyahari. Ujya imbere ye ugasaba imbabazi ukavuga mbabarira nyejesha amaraso yawe nkuraho imwambaro w'icyaha nkuramo uyu umutima Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye ngo mbashyiremo umutima woroshye, umutima umeze neza, umutima wumva Imana. Rero iyo wihannye wa mutima w'icyaha, wa mutima wa kamere, wa mutima w'umubabaro, wa mutima w'agahinda, icyaha gitera umubabaro, ukijyamo wumva wishimye. Ntekereza ko abantu bajya mu busambanyi abafite akantu kamugiye ku masho akumva kiriya gikorwa agiye gukora yenda umunota umwe akumva nta byishimo biruta, ariko nyuma yaho iyo utangiye kumva ingaruka, iyo utangiye kumva kwa kubebera, iyo utangiye kumva cya kimwaro, hari n'abakuraho ibirwara cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mpumuriza GB Ministries, twongeye kubakira mu izina rya Yesu tubasuhuza. Twari tubakumbuye buri gihe iyo tumaze iminsi ngahe tutavugana namwe tuba twumva tubakumbuye. Ese namwe nuko? Turavuze renga amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Turavuga ngo gukora kw'Imana kubabeho kandi ihumure ryayo rijye ribabaho uko bukeye ko bwije. Icyo waba unyuramo cyose, urugamba waba ufite rwose, ikigeragezo uko kimeze kose, turavuze ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi mwe n'imiryango yanyu aho muherereye hirya no hino. Rero uyu munsi ni wa munsi w'iteka yaturemeye kugira ngo tubonezererwe mu iteka ryose nuko ijambo ryayo ritubwira. Twongeye rero kunezezwa nuko duhuriye hano muri studio hamwe n'umukozi w'Imana Pastor Esther. Ndabizi muramukunda, ikimbwira ko mumukunda nuko mukurikira ibiganiro byiwe kandi mukanezerwa mukanabimbwira. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye kuganira na Esther muri studio duhumurizanya. Wowe urimo guca mu bibazo bikomeye, urimo guca mu ntambara, mu burwayi, mu kubabazwa, mu gutotezwa, mu karengane akariko kose, mu kubura uko wigira, mu kubura icyo ukora, icyo mbese kwa kundi uba wumva uremerewe n'ikintu. Je kukubwira ngo wowe urushye uremerewe, humura, Uwiteka arakuzi kandi arakuruhura. Ushatse wambaza uti se azanduhura ryari? Reka tuze tubyumve, reka dusenge Imana. Rero nk'uko dusanzwe tubikora iyo tuhuye turasenga tugashima Imana aho igejeje ikora ku buzima bwawe n'ubwanjye. Data ndagushimiye, muhaye icyubahiro kuri uwo kwiringirwa. Ndagushimiye ko kuri Imana yacu, ndagushimiye ko umugambi wawe dufiteho. Ndagushimiye Data ko wabonye ko ari byiza ukaturema natwe tukabaho mu bantu waremye kuri iyi si. Data kugira ngo dukore imirimo, dukore ubushake bwawe. Duhuriye hano rero tuje guhumurizanya, tuje kubwirana iby'uruzi imitima yacu. Abadukurikira hirya no hino Mwami, reka imitima yabo ihumurizwe kandi bakire ihumure ryawe. Urakoze Mwami. Umukozi wawe rero Esther wazanye hano umuha umugisha kubw'uyu mutwaro w'uyu murimo wo guhumuriza. Mwami, ntabwo ari business yindi dukora, ariko ni uguhumurizanya, ni ukubwirana iby'ururutse umutima, ni ukubwirana inkomezi muri uru rugendo kugira ngo turusheho kujya mu ijuru. Turagushimiye Data kumva gusenga kwacu, Mwuka Wera azadufashe avugane natwe, atuyobore mu magambo tuvuga, tuyoborwe na Mwuka Wera. Turagushimiye kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nikaze mukozi w'Imana Pastor Esther yaciye iminsi, turakwakiriye muri studio zacu. Urakoze cyane, urakoze rwose. Nishimiye kongera kugaruka nanone. Mu by'ukuri ni umurimo twahamagariwe. Imana igushyiriyeho uburyo bwo kongera kuwukora. Ni ibyishimo cyane, ni ibyishimo kuko tuwukora tuwukunze, tuwukora tuzi ko tuwuhemberwa. Rero umuntu wese uko arazi ko azahembwa akorana umwete, akorana umwete. Niyo mpamvu rero ari ibyishimo cyane kubona Imana yahisemo ko tugabura ibyayo. Buriya nk'uko urimo bivuga ko duhumuriza abantu, nuko haba hari abadafite ihumure, abadafite ihumure. Imana iba yateguye ibintu byose, Imana iba yabigeneye
ibi bifite mu mugambi wayo. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imigambi dufitiye ni myiza, niyo kutugirira neza. Haleluya. Muri iyo neza rero niho hazamo no kuguhumuriza, Yego. ukaramuka nanjye nkaramuka, kuko hari ubifitiye imigambi myiza. Amen. Rero turanezerewe yuko hari abo tugiye kuganira muri uyu mwanya, Haleluya. kandi Imana igiye kugezaho ihumure. Amen. Nk'uko twabivuze, dukunda kubivuga cyane, nta muntu wahumuriza undi ari we ubyitekerereje, ari we ubishoboye. Uhumuriza ni Kristo. Yego. Ni Kristo, twese niwe uduha ihumure, niwe ufite ihumure ryagenda rikagera ku muntu, ku mutima, hahandi hababaye, havunitse, hamerewe nabi. Kristo ajya ahagera akahapfuka, umuntu akaruhuka. Yego. Imana iguhe umugisha cyane. Uyu munsi rero twongeye kuza kugira ngo tubwirane nyine aya magambo ya Kristo aba yadutije, kugira ngo tuyabwirane, uyambwire, nyakubwire, tuyabwire n'abandi badukurikira, hanyuma bakira ihumure. Uyu munsi rero twifuje yuko hari benshi bajya baca mu gikari bakabaza ibibazo bitandukanye. Uyu munsi tuje kongera kuvuga ku kiganiro cyangwa se ku ijambo rivuga ihumure. Yewe urushye uremerewe, kugira ngo mubwire ngo humura, Kristo aragukunda. Reka nawe yaragupfiriye, reka muba yapfiriye nawe urimo. Ntugire ngo yapfiriye ba bandi mubona babaye ibirangirire hano hanze, cyangwa se abakomeye gusa, ba bandi bamaze kugera kuri ku byo basezeranijwe. Oya, nawe utaragerayo, nawe ukirushye, nawe ufite ahantu uryamye, nje kukubwira ngo humura, Kristo aragukunda. Tugiye kuganira rero, ese ninde uremerewe, ese ninde urushye, ese wanamenya ute ko urushye? Birashoboka ko wamenya yuko urushye, birashoboka ko wamenya ko uremerewe, hanyuma ukajya gushaka umuganga. Ese iyo umuntu aremerewe abyumva ate ubundi, pastor? Reka rero tuganire, twumve icyo twabwira uriya muntu wihebye, uri mu bwigunge, atazi icyo yakora. Tumubwire ngo yewe urushye uremerewe, humura, Kristo aragukunda kandi agufitiye umugambi mwiza. Yesu aguhe umugisha. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi ibyo dukora byose bikorwe ku bw'icyubahiro cyayo. Yego. Urabajije ngo umuntu yamenya ate ko arushye? Icyo ni ikintu cyikora. Yego. Kumenya ko urushye ntabwo wajya kubishakira. Ni ibintu bikorerwa mu mutima, kuko kuruha ni umutima. Ni umutima pe. Ni ibintu byizana rero, yenda bigaterwa n'ikintu runaka, ariko kugira ngo ubimenye ko urushye biba bikurimo, nta hantu ujya kubishakira, ntawe ujya kubibarizamo umutima urushye, bitewe n'ibintu runaka byakuruhije. Tuba kuri iyi si, yego, hari abantu babura imiryango, ukaba wapfushije abantu bo mu miryango yawe, ibyo bigahora bikuvunya umutima, ukaruha nyine. Hari umuntu upfusha ababyeyi, akaba n'imfubyi, kiri umwana muto, ibyo bikaba uwo mubabaro wo mu mutima, niko kuruha, niko kuvunika, niko kuremererwa. Hari upfusha umugabo, hari upfusha umwana, hari upfusha inshuti, noneho tuve no mu gupfusha. Iyo ni imvune isa nkaho yigiyeho imbere. Yego. Ariko hari n'uburwayi, umubiri wawe ukaba urarwaye, uburwayi runaka burakubabaje, urajya kwa muganga, yenda rimwe na rimwe indwara ntibayibona, cyangwa ubundi bakayibona, umubiri wawe ugahora ubabaye. Iyo ni imvune ku mubiri no mu mutima, kandi akenshi iyo umutima uvunitse, n'iyenda atari uburwayi, umutima ukavunika, n'umubiri ubwawo usanga ugenda ingaruka zigaruka. Hari ubwo burwayi, hari ukuba uriho waravutse, yenda mu muryango unanifashije, uri mu gihugu kimeze neza nk'u Rwanda, ariko wowe ukaburiramo akazi, abandi bagafite. Ariko uzi ko ntekereje ko ariho no kurura, uzi ko hari igihe umuntu ashobora no kubura akazi, cyangwa se yari afite bizinesi agahomba. Byose ni akazi. Wacuruzaga, ariko ntuzi ikintu kije gitumye usubira inyuma, ukuboko kwawe kukananirwa, ugahomba, rimwe na rimwe ukaba wanataha ugasubira mu rugo. Ibyo byose bivuna umutima. Akenshi ni uko tuza hano guhumuriza abantu,
bimwe tuba twaragiye tubicamo. Iyo wagiye ubicamo ubwira umuntu ijambo ry'Imana ryanditse hano, ariko ukabivuga wumva hari n'ayandi mavuta abiri inyuma y'ubuhamya waciyemo. Rero hari uko kubura akazi, hari n'umuntu rero waba ufite ibyo byose ariko akaba ariho umwuka wo kwanga, abantu bakakwanga pe, yenda wowe unanabakunda, ariko uwo mwuka ibyo byose rero ni ibintu bivuna umutima. Niyo mpamvu Yesu turi buze kujya mu ijambo wubwe niwe urimo ubwira bano bantu badukurikiye ngo nimuze aho ndi. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Yesu rero niwe munyabwenge, niwe muhanga wa mbere. Buriya abantu bo tubona ku isi tukabona ni abahanga, niwe uba wabahaye ubwo bwenge n'ubwo buhanga. Niwe rero wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, kuko azi ko ku isi bahari. Yesu yabaye ku isi, yambara umubiri, abana n'abantu, noneho ni n'Imana ireba aho abantu batareba, azi ko imiruho ku isi. Ubu niwe wavuze ngo tukiri mu isi turacyafase ibihe mu ntambara. Ku isi yarabizi ko bahari, ariko akanababwira ngo nshuti zanjye nimuze aho ndi, kuko njyewe ndabaha ihumure, ndabahumuriza. bivuga ngo tugomba kujya kwa Yesu honyine. Ugomba kumenya ko urushye, guhaguruka ukamusanga. Ukamusanga, dore ko umugabo atwibwirira ngo nimuze aho ndi ndabaruhura. Rero ngira ngo Goreti, igeze reka dusome ijambo ry'Imana, twe kuvuga gusa nk'abantu barizi, ahubwo dusome ijambo Mwuka w'Imana ari akomeza kuduhishurira, guhumuriza uyu muntu udukurikiye. Cyangwa ndavuga ngo hari uba yateguye kugira ngo ahumurizwe, ariko nkongeraho ikindi kivuga ngo nuhumurizwa ukumva ijambo ry'Imana riragufashije, iki kiganiro Imana yakiguteguriye, ibuke ko hari na mugenzi wawe. Ubu impamvu turi hano ni uko tuzi ko hari bagenzi bacu barushye. Nawe rero nibikugeraho, ifatanya natwe, bisangiza abandi. Bisangiza abandi pe, kora icyo bita share rwose. Uhereze na mugenzi wawe, ubwo utari gutega amatwi, nubwo uryamye aho tega amatwi kino kiganiro, wumve nawe wenda umwuka w'Imana arakugenderera. Ikindi cya kabiri, ukore n'uburyo bwose bushoboka ko ibiganiro bizajya bikugeraho. Yakora icyo bwongo, ubundi subscribe. Ubundi yarangiza hari ahantu hejuru hari akantu kameze nk'ingofero bakita inzogera. Umaze gukora subscribe, ukora kuri ako kantu kitwa inzogera kameze nk'ingofero. Iyo ugakanze iteka ibiganiro bisohotse, umuntu ahita abibona atarinze ajya gushakisha. Hariho abajyaga bambwira ngo ariko ubona ngo ntabwo uherutse kuza gusohora ibiganiro, bambwira ko bisohoka buri gihe, ati ko nabyo njya mbona. Ubwo rero nagenda ngasanga yakoze gusa subscribe, ariko ntabwo yakoze notification, kandi gahita kazi immediately muri telefone yawe cyangwa se aho ujya urebera ibiganiro. Rero mujye mubikora, nuna share kuri bagenzi bawe, ariko mukore subscribe, mukore na share kugira ngo na notification, kugira ngo buri muntu abibone Imana yabageneye bajye babibone batagombye gutegereza. Imana rero ibamugisha. Muri urwo rwego rero reka dusome ijambo riri muri Matayo. Yesu, Matayo ibice 11, twajya ku murongo wa 25. Ni Yesu ngo ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Wadusomera? Yego, haravuga ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. 27. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo umwana ashatse kuyimenyesha. 28. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye. Haleluya. Munyigireho, kuko ndi umugwaneza
kandi boroheje mu mutima, namwe muzabona ubuhungiro mu mitima yanyu. 30 kuko kunkorera utaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Umugisha. Hano ijambo ry'Imana ritubwira na Yesu ahamagara abarushye. Hano Yesu ari guhamagara abarushye n'abaremerewe. Ubwe yaravuze ngo nimuze muza, yatangira amagambo avuga ati ndagushima yuko ibi wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abana bato. Abana bato ni bano bantu bahisemo kunyemera, ni bano bantu bari bahisemo gukurikira Kristo, yabitaga abana bato. Bivuze ko atari ubwenge bw'isi butumenyesha Yesu, ahubwo guca bugufi tukamwemera. Ijambo ry'Imana tuvuze ko tuba tuvutse bwa kabiri iyo twemeye tukabatiza. Yaravuze rero ngo ntawuzi umwana kereka se, nta n'uzi se kereka umwana yamumenyesheje, keretse umwana n'uwo haleluya, n'uwo muntu ugize amahirwe umwana akamumenyesha. bivuze ngo ukaba inshuti y'umwana kugira ngo umenye Imana. Iki kintu ariko gikunda cyane iyo Kristo yavuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo ujya kwa data atanciyemo, atari njye umujyanye. Ntibishoboka nta yindi nzira wawe, kereka guca muri Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, guca muri we kugira ngo ushobore kugera ku Mana. Rero aratubwira ati ntabwo mushobora kumenya data, ni njye umuzi, n'undi muntu mpisemo kumumenyesha data. Ariko ariko burize ko abana ubwo ukirimo kubivuga mbese ntekereza hari akana abanyarwanda bajya bavuga cyangwa no mu zindi ndimi bibamo ko umwana ari umuhuza. Burya imiryango niyo yagirana ibibazo ariko abana bagakundana ubu barongera bakabahuza. Rero na Kristo yabivuze ati kere kubona nahisemo kumwereka data nkamumenyesha. Ntabwo muzi umwana usibye se. Ijambo Imana niyize umwana wayo, ijya no kumutanga yarazi icyo azakora. Yesu nawe arongera avuga ati kandi nta n'uzi data, ni njyewe umuzi, mbere na mbere ni njye umuzi, ariko kubw'ubuntu ngira hari n'uwo mpitamo nkamumenyesha data. Turahirwa rero, turahirwa uko umwana yahisemo kutumenyesha Imana yatwemereye. Ari nayo mpamvu mbwira bano bantu badukurikiye ngo nawe urahirwa niba umwana ahisemo kukumenyesha Imana. Ari nayo mpamvu akugenera aya magambo y'ihumure. Akira ihumure rero mu buzima bwawe urimo ukurikirana rino jambo. Niba wari urushye uremerewe, Yesu arakubwira ngo vaya hondi, zana iyo mitwaro yawe ikuvunnye, zana ku gahinda kawe ka buri munsi, zana ayo marira yawe ya buri munsi, zana iyo nimba, ndabigusabye binzanire njyewe mbyikorere, ngo uhitemo kunkorera, kuko kunkorera bitavunanye, umutwaro wanjye utaremereye. Mu yandi magambo arimo kuvuga ngo zana ibyo bikuremereye, njyewe ndabishoboye, mbifitiye ubushobozi, wowe nguhe icyoroshye kunkorera gusa. Rego ubu turimo turayikorera. Ubu twahisemo kumuha ibyacu, bya bindi byari bituremereye. Subiyeho inyuma, twavuze ibintu byinshi biremerera abantu, tuvuga ibintu bisanzwe muri iyi si, ariko ni icyaha ubwacyo. Icyaha ubwacyo waba ufite byose pe, warabyaye, ufite imiryango, ukunzwe, umeze, ariko ukaburi mu buzima bw'icyaha cyakunaniye kureka, ku buryo icyo cyaha ubwacyo gitumye uruha ukaremererwa. Nk'urugero, uragira ngo bano bantu, umugore n'umugabo bubatse urugo rwabo, babanye bakundanye, bafite abana babo, bugacya rimwe umunsi umwe umugabo akayoba cyangwa umugore akayoba, umwe muri abo umwe ashobora kuyoba agatangira guca inyuma umugore we, aragenda yihishe,
aragenda yububa ka gaciro ke kose yari afite mu rugo aragafashe agatabya ahantu agiye kwihisha ku wundi mugore cyangwa se ku wundi mugabo. Ibyo bintu urumva ko bimuremereye, urumva ko ari imvune. Aratinya akazafatwa n'umugore we azabimenya, aratinya ko imiryango izabimenya, aratinya ko umwana we azabimenya, ibyo akorera arabitwara abihisha, araba mu buzima bw'ubwoba. Ibyo ubwabyo ni imvune. Yesu rero arakubwira, muntu ntega amatwi urimo umeze utyo, arakubwira ngo uwo mutwaro w'ubusambanyi wo guca inyuma mugenzi wawe bizanire njyewe mbifate mfite ahantu mbijugunya, nindangiza nguha amahoro, nguha ituze, nguha umunezero, ushobore gusubira mu rugo rwawe urunezererwemo. Niba uri umugabo ugarukana icyubahiro cyawe, we kugenda wihisha, we kugenda wububa. Niba uri umugore ugarukana agaciro kawe mu rugo rwawe, umugabo wawe akubahe, ugira ijambo mu rugo rwawe, ugira ijambo abantu bakwigireho, uba umugore w'umunyabwenge. Ijambo ry'Imana tubwira ngo itabaza rye ntirijya rizima, ngo abana be barahaguruka ngo bakavuga ngo uri umunyamugisha, ngo umugabo we agaragara mu midugudu. Ngo ni ukuvuga ngo iyo wagiye muri bwa buzima bw'ibyaha uba uremerewe pe, kuko watakaje kariya agaciro kawe. Rero n'icyaha gituma umuntu aremererwa, ariko Yesu aravuga ngo nimubizane uko biri, wigira icyo usigaye, bizana uzi imbere uvuga uti papa naracumuye, ndi umunyabyaha. Niba utarakizwa, wemere Kristo nk'umwami n'umukiza, ujye mu itorero runaka bagusengere, wature, ureke ibyo buzima bw'ibyaha. Niba nawe warakijijwe ariko ukaba warasubiye inyuma, waratangiye gutinyuka icyaha, ihane. Uyu mwanya Imana irakubwira ngo, Yesu arakubwira ngo vayo ahondi, nakugirira impuhwe, nakuruhura, wongere wihane. Amaraso ya Yesu aracyahari. Ujya imbere ye ugasaba imbabazi, ukavuga mbabarira, nyejesha amaraso yawe, nkuraho umwambaro w'icyaha, nkuramo uyu mutima. Umutima, Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, ngo mbashyiremo umutima woroshye, umutima umeze neza, umutima wumva Imana. Rero iyo wihannye, wa mutima w'icyaha, wa mutima wa kamere, wa mutima w'umubabaro, wa mutima w'agahinda, icyaha gitera umubabaro, ukijyamo wumva wishimye. Ntekereza ko abantu bajya mu busambanyi, abafite akantu kamugiye ku masho, akumva kiriya gikorwa agiye gukora yenda umunota umwe, akumva nta byishimo biruta. Ariko nyuma yaho iyo utangiye kumva ingaruka, iyo utangiye kumva kwa kubebera, iyo utangiye kumva cya kimwaro, hari n'abakuraho ibirwara. Yego, iyo utangiye kumva cya gisebo, umutima uraremererwa. Yego, uraremererwa pe. Ese uragira ngo uriya muntu ni tubwiye example wari utanze yo gucana inyuma, ashobora kugenda yumva kujya guhura na mugenzi we nk'uko babipanze, niba ari umugabo w'abandi, niba ari umugore w'abandi, niba ari umukobwa cyangwa se umusore, aba yumva icyo gikorwa aricyo agiye gukora kikamuhesha amahoro. Ariko noneho aho agiye kuremererwa urahabona, amaze gutera bararyamanye, yateye wa mukobwa, noneho wa mukobwa arabimenye cyangwa se wa mugore arabimenye ko atwite inda itari y'umugabo we, akabibwira wa wundi basambanye, wa wundi amurunzeho igitwaro, n'ubundi ari habebera yumva amerewe nabi. Ariko noneho uriya mugabo yazabimenya, noneho uriya mugore yazabimenya ko amucitinga, noneho bakamubwira bati uretse n'ibyo ahubwo mwita inda yawe. Umutwaro araremererwa, akaruta wa wundi urwaye cyane, akaruta wa wundi wahombye cyane rwose, akaruta wa wundi kubera iki? Icyaha cyo buriya kireka Kristo cyane, kuko uhomba wagenda kuri inshuti yawe ngo tumva inshuti yanjye nahombye nguriza, ngiye kongera gutangira ibi n'ibi n'ibi, ukavuga ikiri ku mutima. Ariko nta muntu wavuga uzamva tumva nimumfashe nateye umukobwa inda, nimumfashe dore natewe inda y'umugabo we, ntabwo ibyo kirahijwe. Ndi ku ishuri, ababyeyi banjye ntibabizi, reba ishyano ngushije. Rero uwo mutwaro uraremera kuruta ibindi. Ariko Kristo aho twasomye ntabwo yavuze ngo wahombye, ntabwo yavuze urwaye, ntabwo yavuze yavuze ngo urushye, yewe urushye uremerewe. Niho abera umunyabwenge, niho abera umunyabwenge, we ateze amaboko. Bose abo bantu arabashaka, ari uw'icyaha,
ari n'ukijijwe ariko afite ibigeragezo runaka, mwese uwafite igisubizo gihwanye n'ibyo bibazo cyose, nta wazi we kamubwira ngo iki ndakinaniwe. Hari igihe kimwe nigeze kuba ndi mu gusenga ndi mu gusenga, ndi mu rusengero, ndi no mu masengesho yo kwiyiriza, ariko mfite ibintu bivunnye umutima wanjye. Hagiye biba bitari ngombwa ko umuntu anabisobanura, kuko natanga urugero nawe ukumva urw'icyawe. Mfite ibintu bimvunnye, nsa nkaho mbona ko Imana idasubiza. Hahandi usenga ukumva urasa nkaho urambiwe, uzi ko nk'abantu turarambirwa. Ndashaka kuvuga, ndumva nifuza ko tuvuga ku kuruha gutandukanye, umuntu ataza kwisanga avuga ati yewe iri jambo si iryanjye. Impande zose n'Imana nidufasha tuzigemo. Noneho ndashaka kuvuga wa muntu w'umurokore usenga, ugerageza kwirinda, ugerageza kwera imbuto, ariko ukaba ufite ibigeragezo runaka bw'ibintu runaka. Nanjye rero numvaga ndushye, hari umutwaro mfite, ndimo niyiriza nsaba Imana, nifuza ko ibyo bintu bivaho. Kuri ngiye mbona nkaho bitinze, za kugera igihe numva ndarambiwe, kandi ndambirwa rwose. Nari nicaye no mu rusengero, mba nifuza ko tutajya duca hejuru, twafasha abantu kugira ngo umuntu wese afashwe. Ubu ndavugana na wa muntu usenga uvuga ngo Imana itinze kunsubiza. Atinze ku musozi. Yego, itinze ku musozi. Noneho ndangije numva ndavuga, nkoresha amaga ndavuga Mana, sigihe nahereye uranyumva, uracyari Imana yumva, uracyari Imana isubiza. Nje ko numva ndushye, ko numva ngiye kurekeraho ikimenyime uko navugaga, nta nubwo nari impumurije, numvaga umutima uvuga gusa, kuko narimo njyenyine mu itorero nkisanga amagambo ndimo nyasohora. Ko numva ndushye, ko numva ngiye no gusubira mu rugo uyu munsi sinirirwe hano. Numva mfashe n'umwanzuro rwose wo gusubirayo nkagenda. Ndavuga ntariko nagize amahirwe yo kumva numva Imana nyemera pe. Ndavuga ariko uracyari Imana, waba ushubije uracyari Imana, waba utaransubiza bikaba bikiriyo hari umunsi wawe uracyari Imana. Ariko nje kuko ndushye ngiye gusubira mu rugo. No kwa 11 nabonye ibisubizo. Nabonye uko niko kuri, nabonye ibisubizo. Ushatse tukicarana nabiguha mu burambure. Yego, ariko ngewe ndenda kukubwira ngo Imana nari ndushye, ariko ibirambona ko nari nyizeye ko ariyo nasengaga, ngira ngo iravuga ati umwana wanjye arananiwe, reka mubwire ko yaragiye guta igisubizo. Kandi akenshi inshuti yanjye, iyo ugiye gusubizwa muntu ufite uwo mubabaro, nari ndimo mvuga ngo byari mu kwezi kwa 9 bishyira mu kwa 10, mu kwa 11 no kwa 10, mu kwa 10 no kwa 11 nabonye ibisubizo. Imana yarandebaga ko nsa nkaho ngiye kurambirwa, kandi ibisubizo byanjye byari bibi, impumuriza ntanasohotse, kuko nyibuka narabyakiriye ndihana, ndavuga Mana mbabarira, nari ncitse intege, numva ndishimye, umunezero wa mwinshi, nizera ijambo ry'Imana bimbere uko nizeye ibyo nasabaga Imana irabinsubiza. Akenshi iyo umuntu amaze igihe avunitse, aremerera, hari ibintu runaka ashaka ku Mana, iyo ari hafi gusubizwa bimera nka cya gihe umugore amara amezi 9 atwite, igihe cyo kujya kubona umwana habibisi, bibabaza umubiri, bivunanye, umubabaro ugasa nk'uruta yamvune yose wagize amezi 9, kubera ko bigiye kugera ku munota wa nyuma ukabona umwana. Yego, akenshi rero abantu iyo tutitonze dusiga ibisubizo byacu, tugaca amasezerano tukajugunya. Nari mfashe moto, usibye ko icyiza nuko navugaga ngo ndagiye umunsi nzagaruka ubundi. Ni kandi uri Imana, waba unshubije waba utansubiza ntibikuraho kuba uri Imana. Ngira ngo nabyo yarabirebye, avuga ati umwana wanjye reka mutabarire hano, atazahora avuga ati naragiye. Yego, ntibikuraho kuri Imana, reka nsome ijambo ryawe. Nahira ashaka kugira ngo inyereke ndimo no gusubizwa, ndimo no kubona ibisubizo,
nakomezaga kwibuka ukuntu nabwiwe ngo reba mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza ngo arihuta cyane, higura imihigo yakomeza ibirori byawe. Kandi koko mu bisubizo byanjye yari ahari, igisubizo cyari hafi ibirori, kandi koko mu bisubizo byanjye hajemo n'ibirori. Yego rero Imana irimo iravuga, Yesu arimo aravuga ngo wowe urushya uremerewe ufite umubabaro vayo unsange njyewe ndakuruhura. Mu nzu y'Imana mu gakiza muri Yesu niho abantu baruhukira. Ndenda kubwira ngo abantu bafite byinshi ariko ntibaruhutse. Yesu Kristo mwemera aze mu mutima wawe umucyo, ureke ubuzima bw'umutima ukomeye, umutima winangiye, rekura wemere. Yesu niwe utanga amahoro. Yabwiye abigishwa be arababwira ngo mbasigiye amahoro, ariko ntago nyabahaye nk'uko ab'isi batanga. Uzi ikintu bisobanuye? Njyewe mfite ikintu naguha ejo nkaba nakisubiza, nshobora no kukigusezeranya. Abarushye n'abaremerewe nibamusange. Yafashe ibyo bintu byose bivunnye abantu aravuga ngo babimuzanire. Rero umuntu udukurikiye, ikikuvunnye icyo ari cyo cyose, muri Kristo Yesu niho honyine hari ubuhungiro. Mu by'ukuri nk'uko yabwiye abigishwa be nyine ngo mbasigiye amahoro, ntago mbahaye amahoro kandi ntago nyabahaye nk'uko ab'isi batanga. Muri make muri Yesu tubonamo amahoro. Iyo uri mu gakiza, uri mu buzima bushobora kwirinda, uri mu buzima bushakisha kubana n'abantu bose amahoro nk'uko ijambo ridusaba, uri mu buzima butegura kugirira umuntu wese neza, uri mu buzima bwifuriza mugenzi wawe neza, ari mu buzima buhirimbanira gukorera Imana, muri wowe haba harimo amahoro. Amahoro rero yakire. Yesu ni wowe yayageneye, ni wowe nanjye. Mba numva mfite ihumure mu gukorera Imana, mba numva ntaremerewe, mba numva atari umutwaro, mba numva ntabihatwa, mba numva nkunda mu nzu y'Imana, mba nkumbura guterana kwera. Iyo ndi mu materaniro abaririmbyi baririmba, sindi umuririmbyi ariko abaririmbyi bararirimba, bakaramya Imana, bagahimbaza Imana, nkataha numva umutima wanjye umerewe neza. Ijambo ry'Imana rijyamo nkataha numva nacyuye icyanjye. Rero wowe urushya uremerewe, kunda guterana kwera, kunda ijambo ry'Imana, kunda umurimo w'Imana, aho ngaho hose hari ihumure. Subira ku isoko muntu wavuye ku isoko, subira ku isoko, subira mu nzu we wenyine niwe gisubizo cy'ibyo bibazo ufite. Kandi ikindi nkubwire ngo amarira urira, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo irabizi kwa kundi ubyuka ugapfukama ku gitanda cyawe ngo kubika umutwe mu biganza ngo ushaka ngo uruhuke. Yesu niwe gisubizo cy'ibyo bibazo ufite, niwe muti w'icyo gisubizo ufite. Imana iravuga ngo ninjye urema uruguma, ninjye ukomeretsa, ngo ariko nanone amaboko yanjye niyo yomora. Subirayo, Uwiteka Imana aragutegereje gusubira ku isoko kugira ngo akomore. Reka nkubwire, ushobora kuza nkakubwira ikibazo cyanjye ukananirwa kugira icyo ugikemura, ariko genda ukibwira Imana mu masengesho, mu guterana. Bwira Imana ibibazo byawe byose, nta amarangamutima wawe yose yayuhibwira uti ndarushye, ndaremerewe, nk'uko nanjye nari mvuze ngo ndagiye. Ba wowe imbere y'Imana ubwira uti ndarushye, ariko nyamara nuza mu mutima wanjye ndaruhuka. Wari uzi ko Imana ikuruhura itaranagikuraho, iguha amahoro itaranagikuraho, kandi yarangiza nacyo ikagikuraho. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo mwituze mu mahoro, mwihumure, aho Imana irahakorera. Haleluya. Rero ndagusaba ngo gira ihumure rivuye mu ijambo ry'Imana, ibindi bizakurikira. Kuko yanavuze ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo biriya bindi byose muzabyongererwa. Rero ibyo bintu biguhangayikishije, banza ugorere inzira zawe mu Mana, wihe Yesu, wemere umucyo w'Imana uze mu buzima bwawe, ibindi bizakurikira mwene data. Izakuyobora mu ijambo ryayo, izakuyobora uburyo uyikorera, izakuyobora. Ongera wibuke imihigo wayihigiye, ongera wibuke amasezerano wayisezeranyije, ongera wibuke uko wasengaga wowe warekeye aho. Yenda warabyukaga nijoro saa 9 ugasenga, yenda wajyaga ku cyumweru guterana, yenda wajyaga mu minsi y'imibyizi ukajya guterana, wajya gukora ariko warabirekeye aho. Wamenye ikikuvunnye ari iki? Ahari Imana irashaka kugira ngo yigarukeho.
nawe utarakizwa rekura ibyaha byawe bizanire Yesu. Ijambo ry'Imana ngo naho ibyaha byanyu byatukura ngo bikamera nk'amaraso ngo bizera bimere nk'ubwoya bw'intama. Amaraso ya Yesu aracyahari, vayo muri Yesu, aracyateza amaboko, aracyagutegereje. Ni nayo mpamvu yaduteguye kugira ngo tuvugane nawe uyu munsi, wowe uduteze amatwi. Ihumure riracyahari. Nakunze kubabwira ngo isoko iracyahari, subira ku isoko. Nawe utaruzi isoko jya ku isoko. Hari abasubirayo bari mu gakiza, hari n'abatayizi. Isoko ni Yesu Kristo, n'ubonerwamo amahoro. Isi ntabwo yaduha amahoro, ubutunzi ntabwo bwaduha amahoro, kubyara ntabwo byaduha amahoro, amazu meza ntabwo yaduha amahoro, ariko Kristo umwana w'intama w'Imana, Yesu wa wundi wakuyeho ibyaha by'abari mu isi, aravuga ngo vayo, muri njye harimo uburuhukiro. Rero twe turi mu gakiza tuzi ko muri Yesu harimo uburuhukiro. Niyo tugeze hahandi hazamuka turamutakira akadusubiza nk'uko yansubije. Rero subiramo imbaraga. Iravuga ngo abarushye n'abaremerewe ni muza hundi, kandi yavuga ngo dore mukozi w'Imana mvugana nawe. Abasore b'imigenda bazagenda bazaruha, baziruka bazananirwa, ngo ariko abategereza Uwiteka, haleluya, abategereza Uwiteka ngo bazongererwamo imbaraga, kuko ni uha imbaraga babandi barambiwe. Nanjye hariya nari ndambiwe. Urabibona ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Imana yaraje insubizamo imbaraga, numva ndasubijwe mu minsi mike, ibisubizo byanjye ndabibona. Ndavuga ngo ni uha imbaraga abo ngabo barambiwe, abo ngabo bananiwe, ngo kandi ngo izageraho ngo ibahe imbaraga nk'iz'ikizu. Ikizu bavuga ko kigenda hejuru y'umuyaga mwinshi, ngo iguhe imbaraga nk'iz'ikizu. Mu bundi buryo nubwo intambara zaba zigihari, izaguha imbaraga zo kurenga izo ntambara. Rero subira ku isoko, wowe unteze amatwi, subira ku isoko. Wowe utari uyizi iyo soko, jya ku isoko. Isoko ni mu gakiza, amahoro ari mu gakiza. Ngira ngo niyo twarekeraho. Yewe pastor, ukivuga hari akaririmbo nibutse kera, niba nubakikaririmba haravuga ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo ibikugoye, Imana iragukunda nta bwiza guha. Haleluya, haleluya. afata umwanya wajya imbere y'Imana. Yego. Ntabwo Imana ishobora kukwirengagiza n'ibishoboka, kandi yari kugira ngo yemwe abarushye nimuze musange. Wowe noneho bikore nka migezo, nabikore nka test, yisange kuko n'ubundi naho ufite kuruhukira, n'ubundi ahari haramugoye. Rero navuga ati n'ubundi nagerageje, reka noneho njye muri Yesu. Uzi kuririmbye nkumva ngiye mu mavuta yo kuririmba, nubwo ntajwi ngira. Ubundi byarimbye aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Hari n'ahavuga ngo ndetse n'umwana muto, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Rero waba uri umwana muto, waba uri mukuru, waba umeze gute, ukaba uzi gusenga Imana, upfa kuba ukomanga urugi ukajya imbere y'Imana, ngo ibyo bizagufasha. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona, nta mahoro twabona muri iyi si. Muri Yesu gusa niho honyine hari amahoro. Ntabwo turi abahanzi, nta nubwo turi n'abaririmbyi, ariko Mwuka Wera muri ayo magambo kugira icyo ukuramo. Umutima w'umuntu, Imana yaremye ko umutima w'umuntu uzajya ujya imbere yayo ugakomanga urugi. Hari n'igihe ikinga kugira ngo umuntu agaruke. Yego, hari n'igihe ibyo bikuremereye ari uko Imana ishaka kuza. Rero nituboneze tujye ku isoko. Haleluya, haleluya. Ariko warakoze kugira irihishurirwa ryo guhumuriza abantu. Imana izabiguhera umugisha pe,
kuko hari abantu benshi bazaruhukira kuri iri hishurirwa ryawe. amen amen. Yesu agumisha cyane mushumba. Amen. Murakoze cyane kuko amagambo y'ihumure mutugejejeho kandi ni ukuri abatarakora subscribe ni muzi kuko hano tubwirana ibyuruza umutima kandi nawe niba hari amagambo ufite wumva wadusangiza na bene data bakabyumva, wowe nyandikira mamagara kuri iyo nomero ubona hasi, hanyuma duhane gahunda uzaza utuganirize. Ntabwo ari ibyanjye gusa, si n'ibya pasita wenyine n'abandi mujya mubona, ahubwo nawe hari icyo watubwira kandi kikatugirira akamaro. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha, murakoze kudukurikira kandi murakoze gukora sheya ku bandi batari babona ayo mahirwe. Rero mushumba turabashimiye cyane, ni ukuri mutubwiye amagambo yo guhumurizwa meza ko tugomba kuza gusanga Kristo, ntabwo tugomba kwicara ngo dutegereze azadusanga, oya nitumusange dutere urutambwe rumwe ubundi turebe ko tudasubizwa. Kandi warakoze kwemera nibura ko mbere yuko ufata moto ukabanza ugasoma icyanditswe. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha, natwe tujye twemera tubanze dusome banza wemere usome ijambo mbere yuko ufata icyemezo cyo kubivamo, mbere yuko ufata icyemezo cyo kwiyahura. Hari abiyahura mbere yuko ufata icyemezo cyo kujya mu byaha, utewe muri Yesu ndabona nta kigenda, reka nisubire mu byaha. Rero n'ubundi mu byaha nta kintu babonamo, n'ubundi nta gahinda n'amaganya, ni ibintu bidafite rwose agaciro. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo wowe gerageza gusoma ijambo, gerageza gusanga Kristo, hanyuma urebe katakuruhura. Dusoza rero ndifuza ko usengera iyi mitima ibabaye irushye iremerewe kugira ngo baze basange Yesu, batere urwo rutambwe baze basange Kristo abaruhura. Imana iguhe. Haleluya. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tuguha icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe. Ni ukuri natwe twahurugera ridufasha, twumvaga muri twe turimo tuvomererwa, dusubizwamo imbaraga, twumva ihumure natwe mbere yuko duhumuriza abandi. Urakoze rero ko hari abo wageneye rino jambo, ndagusabye kugira ngo ribagereho mu buryo bukwiriye. Mwuka wera uherekeje ijambo ryawe, kuko Mana uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze icyo wavuze. Gira umuntu uhumuriza, ari umukobwa, ari umugore, ari umwana muto, ari umugabo, ari umusaza, umuntu wese urushye mugereho. Yesu ugera ku mitima y'abo bantu, iri jambo rifate bariruhukiremo ndetse bagire n'umutima wo gutekereza yuko atari bo bonyine, hari n'abandi barushye baruhuke, kugira ngo ubutumwa bwawe busakare hose, abarushye n'abaremerewe koko baza ahure. Ni byiza cyane uriya muntu udakijijwe nafata umwanzuro wo kujya mu nzu yawe akihana akakwatura nk'umwami n'umukiza akakwemera, biraba ari icyubahiro cyawe. Uriya muntu wari ukijijwe ariko wari umaze kurambirwa atinze kuri uyu musozi, ubwo ugiye kumuruhura nawe akazatanga ubuhamya akavuga ngo iri jambo nahuye naryo riranduhura, akifuza kuriha abandi. Byose ni kubw'icyubahiro cyawe. Reka ubwami bwawe bwaguke kandi iyi cyano uyihe umugisha kugira ngo ishobore kugera kuri benshi, ari abari mu gihugu ndetse n'abari hanze. Turagusabye kugira ngo ihumure ryawe urigeze ku bantu bawe. Urakoze, twebwe dukoze icyo wadusabaga, tuvuze ibyo wadusabye. Urakoze kubyubahirije mu izina rya Yesu. Amen.